Hey, y'all, come look at this. John, haguruka wana. Oya. Ubundi rero kwitangira ndicara ndazamuka. Okay. Nako ngomba gucikiriza indirimbo yanjye. Nari nicaye mu bwigunge, umukunzi wanjye araza arambwira ndagukunda ba mu bwigunge. Waririmbye nakumvise. Icyambere injyana yawe nta njyana ifite. Urimo uraririmba nk'umuntu uririmbira ahantu banitse amamesa, rwose umbabare ndaguha umutuku kandi ntuburane. Agenda mushora gabura shaka kuva navuka nanyuze kuducano twinshi nibwo bwa mbere nagira hano bateke uko bizi rwose. Ibyo ntabwo mbizi ndakubwira ntabyuzi ntabyo nzi ibyo by'indaya ngewe ndi isugi cyangwa se ni urwo rufi rwamizeyo ninde waruriye muri Bibiliya? Yesu. Amaso yitwa gute mu Cyongereza? Amaso ni mouse. Mouse. Maana unakunya mashuti sana bana. Ola. Tandazi ria Niterere yari kwa kugeni. Airport wumva ari iki? Airport ni ibintu bibi nyine by'umuntu atapfa kuvuga. Rimana nyamana shimigwa nyagasani. Ndumva nakaguhuka kijyanira. Nanjye ndumva nakugabira umutuku kawuhorana igihe cyose. Ko nyine Airport urebye ni prudence. Ni prudence. Husband wumva ari iki? Umwuzure. Husband wumva ari iki? Umwuzure. Yesu. Icyo mukundira ni umutima mwiza afite kandi ni na mwiza cyane. Turashize none. Mwiza cyane. Andutira benshi cyane. Kuko muzi neza urumva ndamukunda pe. Dumiwe. Nyine ku manywa nabonaga naribye. Noneho ku mugoroba nabwo mbona naribye. Ariko abantu bamaze gutaha nyine bose aritwe dusigaye twenyine. Shome have. Noneho twese tumeze nk'uko twavutse. Ye baba we. Yifuje gusohoka ndabibura. Sinjya mbeshya. Sinjya mbeshya ntibinabaho. Nta rimwe biragucika byibura. Kavuga uti ndababeshya. Igiye gusa nigeze kubeshya abantu. Nigiye nababwiye ko njya ndyama kandi sinjya ndyama. Nyarugindi wayibonye telefone nyarugindi. Fonda kapuka. Fonda kapuka. Yitwa ni Fenegisi. Iyi ni ya Fenegisi. Iyi nayo ikaba ama inkaruhuza ndekwe turashize. Umugore wawe waramutse agiye muri dushe akakubwira ngo umugabo mwiza tujyane koga. Ni wajyaye? Ntana kogana nawe. Tandebera amagara. Reka. Data. Kaje muri dushe nkamwoza. Oya pe koga. Je nawe. Reka da. Nabwira bose ni muroga. Sinana byemera. Nta nubwo nabyemera njewe. Ntushobora kogana nawe.
Yajaje aravuga ngo amagara gahisa niyo boy ndagaza. Uwo mugabo nagakuza. Anzi uruhande rumwe. Ampaye nka ruhuzandekwe turashize. Nawe muransubiza ikibazo cyane. Harabitwa bamurinzi marayika barera bo. Bamurinzi marayika. Bamurinzi marayika. Ya urabizo. Tushize imbere gishira inyuma. Marayika murinzi. Marayika murinzi. Gaho tubwire. atawe n'umuminisitiri runaka ni iki wamusaba bati njyewe yakamwana ndumva neza ko ewana biro bintu bidukoreye nakumva ndimeze neza kinamusaba abatinganyi bakabarasa n'ukundi bamanika umwanya bamurasa bakabundi bamurasa bavuga kugira ngo babe intangarugero hari uragutereta nta urantereta ariko wagize n'ubigerageza namukubita ivi ahubwo indangamirwa zo zigacuruza indangamirwa zigacuruza ukavuga ati njyewe yakamwana nsabye minisitiri wenda uyu n'uyu ko indangamirwa zacuruza indangamirwa zigacuruza White ni ibintu by'umweru. Oya. Ari White ni inzu ya perezida muri Amerika. Oya White House. Oya White ni umwenda w'umweru. White House. Hauti wa Washington. Ngira nk'ikigano uyugirana na Nzovu iyo muri babiri muri mwenyine ariko mutasumye ku gacupa. Kiba kimeze gutyo. Tuba dufite agahinda. Noneho n'amafaranga dufite nta cupa twasomye nta n'umwe uri kuvugisha undi kuzanirya kwangereyo ngo bimba neza arabyumva Ampaye uramenye ako kantu ni kabi. naragiye nazengurutse ca no muri uyu mujyi wa Kigali ariko niyo ca nifite zingari ryoshye uyu musore wacu baramwanze nyine kubera iyi mpamvu tubwire uburyo yari ameze Turashize none. nta mugabo n'uyu n'umwe nta n'umwana n'uyu n'umwe njya navuga ngo ndayenyikura hano muri karitsiye wenda ngo mba nagiye ngo abagabo nkabacyura ngo bakamuza dumiwe umwana wa mbere mfite n'uw'Igicumbi uwa kabiri mfite n'uw'Imuhanga uwa gatatu mpetse namubyaye papa we n'uwo kumugena Kamaherezo inzira y'ahera none kamaherezo inzira y'yanjye na yahera singikwizera urukundo rutizera kuta umwanya kubusa wambujije amahirwe yo Nose nkuzanira iki cyo kunywa ndashaka primus amabya y'abazungu araryoha mwana Ari wakomba nk'ibyo ry'umwirabura. ibyo ntabwo ari manyike Manyike ni ukuvuga iki? kantu gashayininga nyine None se uvuze ngo amabya y'abazungu araryoha ayabirabura utarayakombye ubwo wabitandukanye. nzabigerageza Ase mugundi Nzovu uri ko mujye musenga ryari kugisha ukuri kw'Imana. Yewe meruka gusenga nkibana n'umugore nanone meruka kujya gusenga umuntu yitabye Imana bazanye umurambo mu kiliziya bagiye kuwusengera turimo gusezera kuri uwo muntu abagore baradukubita n'ukuri kwibura ariko uzibona ko ino nkubise n'indi ndangamirwa bita mu mashafi twiteho mu gakeke nawe yaragukubise nta mugabo ujya unkubita njya nkubitwa n'abagore
nsengeye uyu mwami nyagwakongoma n'inama yazimiye mu zindi mwami nyagwakongoma ndasenze mwami nyagwakongoma ngo umugarure mwami Yesu we mwana w'Imana nyagwakongoma ubane na Domboro ya solo nayo kinza de motingo ya pasi ngala koliyo nyaka pemeni kama yikaza yaka motema wizana yama Okay. Reka nkubwire. Aruko nyanguturu turirimbo onumva tukubereye. Umva. Ariko gumayo. Ari umukobwa ugiye gutereta ukamurimbira ibyo bintu. Yakwanga kuri uwo munsi kabisa. Yitwa de? It is empty. Mwereke kare gakora. Ay kadata. Ngo yitwa Kizanye. Turashize. Urabona atari satani. Imwe mbi. Ubona kabona nakanwa nakazi. Winyariye, iyo, winereye. Turashize none. Ufite amabya. Uyewe na saa 7 ari uko bafunze utubari n'umugore ndashaka utazamenyere ngo nzajya nasambira inyinkuko Awushaka. na saa 7 muri weekend ni saa 8 barakumenye. saa 8 ari uko utubari dufunze Barakumenye. Akaguheza direction. Gasuku nanjye aho sidiba sinjya mageze ndetse ka kantu kareshya gutyo sida aho iba simageze ine urabona iyo ufite igitsina kirekire sida hiba ntabwo njya mageze nk'abakabembe nkabomora nyine nka mama w'umugabo wawe naba ari mabuko na mama wawe uzi isano bafitanye ngiye kuvuga ngo nabenda hamwe Uramutse ubaye itungo ryo mu rugo wahitamo irihe? kureta nibura nahise nk'urukwavu bakakurya imbwa ntiyopfa kwirya ntanapfa kwibera imbwa nkazanirira inyama hari ahantu nari ngiye gusinya kontara yo gukina filime bagiye kunsinyisha umwaka umwe nta yindi cano njyaho ariko birangiye nta cyizere bamfitiye kuko nzenguruka cano zose aho iyo uzihagarika se nyine kuki utemeye guhagarika kujya hari ntabwo nari guhagarika ibihanga by'ihene byo kwa mushi amushi barateka hagasuku ihene zirabaho cano nyinshi ngenda njya kurya umureti ibishyimbo ntiwareba none wava ngo umpagarike ku zindi cano uzangaburira njyewe Yamana unakunya mashuti sana. Nzovu kubera icyo abantu bagabanya imyaka. Ariko ntubabayeho neza bize bakabona akazi kahita kugira ngo njye nyigabanye nayo njya kugira ngo nzabone pasiyo hakiri kare. Mu bigishwa 12 ba Yesu ninde wari umurundi? Yuda. Icyanyuma u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? Tubiri.